wa RIB ni umuvugizi mukuru wa RIB Murangira Bitsiyeri amaze gutangaza ibintu bikomeye cyane, ni amagambo meza ariko ngira ngo tugaruke mu kino kiganiro ku bantu bagiye bibaza ku ndirimbo ya G-Tough Arigitusa, ku bantu bagiye bagaka kuri ino ndirimbo, bamwe bati najyanwe mu nkiko RIB imutware, mubaze impamvu yasohoye kino gihangano, hari icyo yabivuzeho ndetse no kubijyanye n'umupira w'amaguru murabizi biri hagati ya Lorenzo ndetse na Regan nabyo bigadutseho, ariko hari amagambo meza, hari ubutumwa bwiza yaje kubwira abanyamakuru, dore ko yari imeze nka press conference, yari kumwe n'abanyamakuru batandukanye abaha ikiganiro. Nagiye mbona rero babaza ibibazo bitandukanye, bagaruka ku kibazo cya G-Tough, bagaruka ubwo ndavuga ku ndirimbo ya G-Tough, bagaruka ku bijyanye n'umupira w'amaguru, amagambo amwe namwe agenda agaruka n'abanyamakuru cyangwa se avugwa n'abanyamakuru bakoresha imbuga nkoranyambaga kuri YouTube, murabizi namwe hagati ya Lorenzo ndetse na Regan. Hari amagambo meza rero yagarutseho, ariko anaburira abakoresha imbuga nkoranyambaga, yaba abareba ndetse n'aba content creators. Mu kiganiro intangarugero tugiye kugaruka kuri bino bintu. Ikintu cya mbere turagaruka kuri G-Tough, tugaruke kuri Badrama ho gatoya, tugaruke no kuri Lorenzo ndetse na Regan, ariko no kuri mwebwe mureba ibiganiro tubahereza kuri YouTube namwe yabagarutseho. Mwabonye amafoto je ubundi n'amavideo abamama babyaye ndetse n'abandi batandukanye barimo ko bari kubyina ya ndirimbo ya G-Tough. Ibyo byose rero bikaba byagarutswe mu kino kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Ngiye bari kumwe kino kiganiro cy'uyu munsi. Reka nshimire wowe wamaze gukanda subscribe, like, share no comment. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda subscribe, like, share na comment. Turi hano rero mu karere ka Kicukiro, ndabona ikire kimeze neza, ndagira ngo wenda dutangire ikiganiro cyacu. Niba utarakanda subscribe aka kanya kora kuri subscribe, maze ibiganiro byacu byiza bikongera utanu kuri gatanu. Ku bigendanye na G-Tough, bwo yabaswaga rero, ndavuga umuvugizi mukuru wa RIB Murangira Bitsiyeri, ubwo yabazwaga ku bijyanye n'indirimbo ya G-Tough, yavuze ko iyi ndirimbo bwe atari yayumva, atarayiho umwanya, ko ntabwo bari bayigaho ngo bahereze umwanya. Avuga ko rero cyane cyane ko uwamubazaga byasaga nkaho ashaka kumubwira ko akwiye kwifatira umwanya, donc akayumva, kubera ko barimo kuvuga ko iyi ndirimbo irimo kurugura urubyiruko, turimo kubana abana bakiri bato barimo kwiririmba, harimo n'amagambo atari meza. Nanjye narayumvise koko harimo amagambo bumva mu by'ukuri ku mwana ukiri muto yakuri ibintu nk'ibyo ngibyo, akabimenya, akabisengura, akabyinjiramo, donc harimo ibintu bitari byiza byakwangiza umwana. Ndetse twabonye abantu bakuru, ababyeyi barimo kuyibyina ku munsi w'ejo, ku munsi wabanjirije w'ejo umunsi w'abagore. Ubwo ndavuga ko yari ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka 2026. Twabonye abagore Igisenyi barimo kubyina iyi ndirimbo Aragitusa. Gusa Bitsiyeri yabujije abanyamakuru, twebwe n'abandi bose gukwirakwiza indirimbo cyangwa se ikintu cyose igihe ubona nta muntu gifitiye abantu, cyangwa se ubona cyakwangiriza imitekerereze, cyakwangiriza ituze ry'abantu. Aragira ati rero ikibazo gikomeye ntabwo ari uwashyizeho igihangano, ariko ikibazo gikomeye ni icy'abantu bareba ibyo bintu n'ababisharinga. So kuri wowe rero nkurikiye uyu munsi, ushobora kuba nawe wibaza ati kuki iyi ndirimbo ikomeje gutrendinga, kuki uyu munsi nta kintu ubuyobozi burayivugaho. Ariko mu by'ukuri icyo yavuze ko twebwe abantu bareba, cyangwa se mwebwe abantu bareba ibiganiro tubahereza, mufite inshingano zo kumenya neza ibibakwiriye. Mwabona hari ibitabakwiriye mukabyima amatwi, mukabyima amaso yanyu, mukareba ibyo mukwiye kureba bizima. Ndetse anagira inama abasharinga amavideo, bagasharinga indirimbo igihe ubona iyo ndirimbo idafite ubutumwa bwakubaka sosiyete. Nubwo rwose sometime twebwe akenshi dukorwa n'ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko yatugira inama igihe tubonye ko hari ibintu bitari byiza kuri social media, dukwiye kugira gute kubishyira ku ruhande. So rero ndagira abona mbabwire ko ikijyanye na G-Tough indirimbo cye kije guhabwa umurongo, kandi ndetse n'inama yagiriye abanyamakuru bagenda babiganiraho, bagaruka ku magambo ari muri ndirimbo. Mwajyemo abantu batandukanye bakoresha G-Tough ikiganiro, bakora ikiganiro na G-Tough ndetse kuri TikTok, biri ahantu hose. So gusharinga ibintu nk'ibyo ngibyo rero yatubwiye yuko rwose igihe tubona hari ikintu kitari cyiza, nubwo ntiyayisebye cyangwa ngo ayite nziza, ariko yatubwiye ngo igihe tubona ikintu kitari cyiza kuri social media, si ngombwa kugereza umwanya. Yabajijwe ikindi kijyanye na Lorenzo ndetse
na Regan hari amatiku mwagiye mwumva ku bijyanye n'umupira w'amaguru, ariko ndashimira uyu muvugizi wa RIB kuko hari ijambo yavuze ati murike ibiganiro by'umupira bibe biryohera abantu bumva icyanga cyabyo, bere kumva gusa ngo kanaka kameze uku kanaka kameze gutya na gutya, abantu basererezanye, ntabwo aba ari byiza. Yayigira inama rero bakoreye umwuga w'itangazamakuru kwitwararika, kuba intangarugero ndetse no kwirinda gusesengura umuntu, kwirinda gucyocyorana. Mwagiye mwumva guterana amagambo kwagiye kuba hagati y'aba bombi, ariko ndekeza ko uyu munsi umubano wabo ukomeje kugenda ugaruka, bityo tukifuza ko rero babana neza bakabana amahoro, ariko natwe n'abandi bose tukareberaho urugero rwiza, tukaganira neza, tukavugana neza kugira ngo dutange ibiganiro bizima byubaka iki sosiyete, kandi umupira uryohera iki abantu n'ibindi byose biryohera iki abantu. Agira ati rero nta muntu uzongera kugiriza warning, ubu twarababwiye uzongera rwose ashira akadomo, avuga ati aragira ati rero ntabwo tuzongera kubaha warning, ubu ngubu nyine uzongera tuzamuhamagara, tumuhamagaze tumuganirize, ubundi hakorwe igikwiye gukorwa nyine namwe murakizi, uwo muntu ahabwa iki yabashe wenda kuba yaganirizwa ajye n'ibyabazwa ku bijyanye n'ibyo umuntu aba yagize gute yatangaje. Agira ati rero umupira w'amaguru ukwiye kuba ari umupira mwiza udashwanisha abantu, ndavuga kuvugira kuri mikoro cyane ko yavuze yuko abanyamakuru dukwiye guhereza iki, dukwiye kuha mikoro agaciro. Hari ikintu gikomeye yavuze ati abantu dukwiye guha agaciro mikoro, kuko iyo ufashe mikoro ukavuga uba ukoresheje inama. Niyo ufite abantu 1000 ukoresheje inama abantu barenga 1000 cyangwa se abari 1000 niba ari miliyoni uba ukoze inama y'abantu bagize muri miliyoni. Si dukwiye kwitondera amagambo dushyira kuri social media kugira ngo dutangaze ibintu bizima kandi byubaka iki, byubaka abantu. Hari ikindi kintu yavuze kijyanye no gusesengura imanza. Hari abanyamakuru batandukanye basesengura imanza, hari abahanga babikora neza, ariko hari n'abandi ahubwo basesengura urubanza, basesengura umuntu personal. So buri munyamakuru ndetse buri muntu wese akwiye kuba privacy y'umuntu. Si ngombwa ngo ugende usesengura umuntu, uyu muntu akanaka tuyaha nyina uyu ibi nibi, donc uzana ibintu utakwiye kuzana kuri social media wibwira kuri mo gusesengura urubanza kandi mo gusesengura umuntu, ntabwo ari byiza. Dukwiye kuba privacy y'umuntu, ibyo rubanza gatandukana n'iki na privacy y'umuntu. Aho naho yabitanzeho umucyo aganiriza abanyamakuru, ariko natwe twese bagira gute atubwira abara ko content creators, buri muntu wese rero abakwiye kugira gute kuvanamo inyigisho ikomeye cyane. Ndakeka rero ari ibyo ngibyo yakomeje kugenda n'ubundi tuganiriza, ndetse kuntu bagiye bibaza indi magitafu nababwiye uko byagenze, ko bagiye bibaza yewe no kubya drama, gusa byo ntabwo yabigarutseho cyane, ahubwo aragira inama twebwe. Hari ijambo yavuze nakunze rivuga ngo twubaka u Rwanda twifuza, ariko no kuri social media dukwiye kubakira u Rwanda twifuza, tukavuga ibintu bizima, ibintu amagambo meza yubaka igihugu, n'amagambo agira gute adateranya abantu, hari amagambo yubaka abantu afite ubusabane n'abantu. So mukomeze kugira ibihe byiza rero. Aha turi ku ntangarugero Empire, isoko ibiganiro byubaka. Mbasaba gukanda subscribe, like, share na comment, mutange ibitekerezo byanyu, dukomeze kujya tuganira umunsi ku munsi. Twe nk'urubyiruko tuzamurana umunsi ku munsi, bafite impano bazigaragaze, ndetse kandi twiga gukora cyane duteze igihugu cyacu imbere. Ukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda.